Amen, amen. Yesu abaha umugisha kandi Yesu abagirire neza. Turi mu cyumweru cy'amasengesho ariko nanone turi no mu cyumweru cya Pasika, kandi iyo tugeze muri kino cyumweru twibuka ibintu byinshi cyane, twibukamo urukundo rw'Imana. Ni nayo teme dufite ivuga ngo igitambo kinini, urukundo rurenze. Nagerageje gusoma ijambo ry'Imana, ngerageza gusesangura ibyanditswe by'ukuri. Ibi bihe bya Pasika dukwiriye kongera kandi gutekereza ku buzima bwacu bwa gikristo nk'abana b'Imana. Dukwiriye gutekereza urukundo rudasanzwe Imana yadukunze twebwe abantu bari mu isi. Nukuri iyo hataza kuba igitambo Imana yatanze binyuze muri Kristo Yesu, ntabwo byari gushoboka na gato ko twongera gusabana n'Imana. Ntabwo byari gushoboka na gato ko twongera kuba mu busabane n'Imana. Rero muri ibi bihe bya Pasika dukwiriye gukora ibintu nka bibiri. Cyambere dukwiriye gutekereza ku rukundo Imana yadukunze n'ahantu Imana yatuvanye. Haleluya, tuyishimire, tuyihe icyubahiro. Icya kabiri nuko dukwiriye gushishikariza abandi bantu bari mu isi batarasobanukirwa iby'urukundo rw'Imana, kugira ngo nabo tubibamenyeshe basobanukirwe urukundo Imana yabakunze. Kuko hano hanze hari abantu benshi ibintu by'Imana batabyumva, batabiha agaciro, ariko niho hazingiye ubuzima bwacu, niho hazingiye ubuzima bwacu bene data. Rero ibi bintu bibiri tuze kubyitaho nidukomeza kwibuka no kwizihiza Pasika, tujye dutekereza ku rukundo rw'Imana. Ndavuga rero impamvu ya mbere tugomba kwiziriza Pasika tunezererwa twibuka urukundo rw'Imana, nuko hari amagambo Paulo yavuze mu gitabo cy'Abefeso. Nakomeje kuyatekerezaho, za gusanga kabisa Yesu yaragize neza kuza hano mu isi. Yesu yaragize neza, Yesu yakoze umurimo ukomeye cyane kugira ngo aze hano mu isi kuducungura. Paulo yavuze mu Efeso igice cya 2 ku murongo wa 1, aravuga ngo namwe ngo yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu. Muri Pasika twibuka gupfa no kuzuka kwa Yesu, ariko Yesu ntabwo Yesu yapfuye wenyene, ntabwo Yesu yazutse wenyene, ahubwo igihe Yesu yapfuye n'igihe Yesu yazutse natwe twari turi muri we. Nibyo Paulo avuga ngo igihe Yesu yapfuye ngo namwe ngo yarabazuye, yaratuzuye ngo abari bapfuye ngo muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu. Nagira ngo nkwibutse, iyo umuntu ari mu buzima bw'ibyaha mu isi y'umwuka aba yarapfuye. Mwibuke mu itangiriro umwana w'umuntu amaze gukora icyaha, Imana yari yababwiye ngo bazapfa. Ni ukuvuga ngo nubwo Adamu na Eva bakomeje kubaho mu buryo bw'umubiri, ariko mu mwuka bari barapfuye. Iyo umuntu rero agendera mu buzima bw'ibyaha atari mu Imana, aba yarapfuye muri we. Paulo rero akaza bishimangira akavuga ngo mu rupfu rwa Yesu no mu kuzuka kwa Yesu natwe niho twazukiye, natwe niho twaboneye ubuzima, niho twazukiye tubona ubugingo buhoraho. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Rero urukundo rw'Imana rwatumye tuzuka, rwatumye tubona ubugingo. Dukwiriye guhora iteka ryose tugwibuka kandi turuvuga iteka ryose. Aravuga ngo ibyo mwagendeyemo kera ngo mukurikiza imigenzo y'iyi si, mugakurikiza umwami utegeka ikirere, ariwe mwuka ukorera mu batumvira. Twarabagararije, mu yandi magambo ntabwo twumviraga Imana, ntabwo twakoraga ubushake bw'Imana, ariko mu ijuru Imana yaritegerezaga ikatureba kubera urukundo idukunda, ikakomeza gushakisha uburyo bwose bushoboka kugira ngo umwana w'umuntu yongere agarukire Imana. Haleluya. Rero Paulo akomeza avuga ngo kandi ngo natwe twese twahoze muri bo dukurikiza ibyo kamere yacu yifuzaga. Murabizi, iyo umuntu atarakizwa rwose abakurikiza ibyo kamere yifuza, iby'umubiri umutegeka, irari ry'umubiri, ibyo byose akaba ari byo akomeza gukora. Ageze ku murongo wa 4 aravuga ngo ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, haleluya, ngo yaduhinduranye bazima na Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane, yaduhinduranye bazima na Kristo Yesu. Iyo tuvuga Pasika tukibuka ko Yesu yapfuye akazuka,
twebwe abamwizeye Imana yaduhinduranye bazima na Kristo. Ntabwo tukiri muri kategori cyangwa se mu mubare w'abantu bapfuye, ahubwo uyu munsi turi mu mubare w'abantu bafite ubugingo, w'abantu bafite ibyiringiro, kubera ko twasobanukiwe, duhishurirwa urukundo rw'Imana, duhishurirwa imbabazi z'Imana twagiriwe muri Kristo Yesu. Ku murongo wa 5 aravuga ngo kubw'urukundo rwinshi ngo yadukunze ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, nuko ituzurana nawe, itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo Yesu. Haleluya. Iki cyumweru cya Pasika iyo kigeze, umuntu akomeza gutekereza, agatekereza ahantu Imana yamuvanye, agatekereza urukundo rw'Imana, Imana yatugiriye muri Kristo Yesu, tukumva ari ibintu by'agaciro gakomeye cyane ku buzima bwacu. Kuba Yesu yarapfuye akazuka ni ibintu by'agaciro gakomeye mu buzima bwacu. Nagira ngo mbibutse bene data, iyo abantu bakinisha ibintu by'agakiza ntabwo baba barabisobanukirwa neza. Hari igihe tuvuga ngo agakiza twakabonye kubw'ubuntu, nibyo na Paulo yarabivuze hano hepfo ku murongo wa 8, aravuga ngo mwakijijwe n'ubuntu, ngo kubwo kwizera, nibyo twakijijwe kubw'ubuntu. Ariko ibi bintu by'agakiza, ibi bintu byo kuvuga ngo twakijijwe kubw'ubuntu mu ijuru, byasabye igitambo gikomeye cyane kugira ngo Yesu aze hano mu isi. Byasabye ikiguzi kiremereye kugira ngo Yesu aze hano ku isi. Niyo mpamvu ntabwo dukwiye kubifata nk'ibintu bisanzwe, ibintu by'agakiza, kuba warakijijwe, kuba waramenye Yesu, ntabwo ukwiriye kubifata nk'ibintu bisanzwe, ahubwo ukwiriye kubiha agaciro gakomeye cyane. Nasomye mu gitabo cy'ibyahishuwe Yohana igice cya 5 kuva ku murongo wa 1 ukamanuka kugeza ku murongo wa 13, ndeba ukuntu Yohana yahishuriwe mu ijuru, senariyo ukuntu byagenze kugira ngo Yesu aze hano mu isi. Mbona koko byari ibintu bitari byoroshye cyane. Yohana yarabyeretswe ngo mu ijuru abamarayika barateranye, n'ibizima biraterana, bari gushakisha umuntu waza mu isi kugira ngo aze ngo abumbure igitabo, kugira ngo aze ngo acungure umwana w'umuntu. Barashakisha mu ijuru, ngo abasinase mu ijuru aratuza, habura umuntu n'umwe wabasha kwemera kumanuka mu isi kugira ngo acungure abantu. Yohana abyitegereje mu mwuka agira agahinda kenshi cyane, ararira. Bibiliya tubwira ngo marayika aramanuka aramubwira ngo Yohana, ngo wirira, ngo kuko ngo umwana w'intama ngo yemeye kumanuka kubumbura igitabo. Yesu ashimwe cyane. Niba hari harabaye siyanse, nuko ibyo gucungura umwana w'umuntu ntago byari byoroshye na gato, ntago byari byoroshye. Niyo mpamvu tukwiriye kubiha agaciro ibintu by'agakiza, ibintu byo gucungurwa, ibintu byo kubona ubugingo bw'iteka, tukwiriye kubiha agaciro. Ntabwo dukwiriye kubifata nk'ibintu bisanzwe, kuko Yesu nawe ntago byamworoheye. Imana idufashe cyane. Rero nagira ngo ukomeze gutekereza ubuzima Yesu yatanze ku musaraba kugira ngo wowe ubashe gucungurwa. Usomye mu gitabo cya Luka, ibi tuvuga mu byahishuwe Yohana biragaragara koko neza neza. Usomye mu gitabo cya Luka mu gice cya 22 ugahera nko ku murongo wa 35 ukamanuka kugeza kuri 45, tubona ukuntu Yesu yazamutse ku musozi w'i Getsemani agiye gusenga ari kumwe n'abigishwa be. Ahantu nahasomye mpita mbona koko kuducungura kwacu ntago byari byoroshye bene data. Kuducungura ntago byari byoroshye. Yesu byamusabye ikiguzi gikomeye. Niyo mpamvu mwene data unkurikiye, nagira ngo ubwire ngo uhereye uyu munsi niwongere gukinisha ibintu by'agakiza, kuko Yesu byamufashe igitambo gikomeye cyane. Byamusabye ikiguzi kinini cyane kugira ngo abashe gucungura ubuzima bwawe. Bibiliya iratubwira muri icyo gitabo cya Luka, Yesu ngo ageze i Getsemani yasize abigishwa be, ngo arazamuka imbere gatonya atera intambwe ajya gusenga. Umva isengesho yasenze. Yarasenze abwira Imana ngo Data, ngo niba bishoboka iki gikombe kindengana. Yarageze kuri stage abona ko ibintu bitoroshe, abona ko ibintu bikomeye cyane, aravuga ngo Data, ngo niba bishoboka iki gikombe kindengana. Ariko kubera ko ari byo byari byamuvanye mu ijuru,
arangisha ahindura isengesho aravuga ngo Mana ngo bye kuba nkuko nje nshaka ariko bibe nkuko wowe ushaka. Yesu ashimwe cyane. Yesu yageze ahantu umubiri uramubabaza, yageze ahantu abonye ibigiye kumubaho, ukuntu agiye gukubitwa, ukuntu agiye kujya ku musaraba, abona ni ibintu bitoroshe, umubiri ucika intege, ariko arakomeza arahatana kugira ngo acungure ubuzima bwacu. Niyo mpamvu uyu munsi ubonye abantu bakijijwe ariko ibintu by'Imana bakabigenamo bigira intege, nta mbaraga babishiramo. Ni ukudasobanukirwa igitambo gikomeye Imana yatanze, ni ukudasobanukirwa urukundo Imana yadukunze muri Kristo Yesu. Nubasha gusobanukirwa ko Yesu byamusabye igiciro kinini cyane, uyu munsi iby'agakiza wabiha agaciro, ntabwo wakongera kubikinisha, ntabwo wakongera kwifata nk'ibintu bisanzwe. Haleluya. Iyi Pasika rero nagira ngo usubire kandi gutekereza urukundo rw'Imana. Imana yakukunze mwene data. Uyu munsi sinzi aho bamwe muri twebwe twari kuba turi, kubera ko ibyaha byari kuba byaratwishe, ibyo byabwenge byari kuba byaratwishe, ubusinzi bwari kuba bwaraturangije, ubusambanyi bwari kuba bwaraturangije, n'ibindi byinshi bitandukanye byari kuba byaraturangije, ariko kubera urukundo Imana yadukunze. Imana iravuga ngo bana banje ngo muze munyegere, muze ndabakunda, nemeye gutanga Kristo, nemeye gutanga umwana wanje kugira ngo abashe guhindura ubuzima bwanyu, abavane mu byaha, abavane mu mwijima wa Satani, abavane mu kavuyo Satani yabasizemo, abavane muri systeme isi yabasizemo itarimo ubumana, itarimo gukunda Imana. Yesu ashimwe cyane. Wongere kandi utekereze ku rukundo Imana yadukunze. Umuyobozi wa gahunda yatubwiye kubijyanye na Pasika. By'ukuri iyo tuvuga Pasika hari abantu batekereza ko Pasika yatangiranye n'igihe cya Yesu, ariko Pasika ni imwe mu minsi mikuru igera nko kuri 7 Abisirayeli bizirizaga kuva kera. Pasika ijya gutangira ntago byari byoroshye. Hari abantu benshi bo muri Egiputa nibo baza amakuru, kuko abana b'imfura barahapfiriye, bahahuriye n'akaga gakomeye cyane. Imana yategetse Mose iramubwira ngo mugende mubaga umwagazi w'intama, ngo nimurangiza mufate amaraso y'umwagazi w'intama. Uze gusoma mu gitabo cyo Kuva igice cya 12, ayo makuru yose nihari. Arabwira ngo mufate amaraso muyashire ku miryango yanyu, kuko marayika yaragiye kurimbura imfura zose zo muri Isirayeli, ngo n'ibigirwamana byaho byose. Imana irabwira Mose ngo umuntu wese uzafata amaraso y'umwagazi w'intama akayashira ku muryango, marayika naza kurimbura akabona ikimenyetso cy'amaraso y'umwagazi w'intama, azasimbuka iyo nzu, azasimbuka uyo muryango, bitume nta rupfu ruhaba, ahubwo haboneka ubugingo. Imana ishimwe cyane. Ibyo rero nibyo Yesu yadukoreye bene data. Iyo minsi mikuru 7 tuvuga abaye muri Isirayeli yose yagaragazaga uburyo Yesu yagombaga kuza mu isi agacungura ubuzima bwacu. Uyu munsi rero iyo twibuka Pasika, nanone turashishikariza abantu kubabwira iby'urukundo rw'Imana, kubabwira imbaraga ziri mu maraso y'umwana w'Imana ari we Kristo Yesu. Nta handi hantu uzahungira urupfu, nta handi hantu. Nibyo byabaye no muri Egiputa. Komatere za Bibiliya zimwe na zimwe ziravuga ngo n'Abanyegiputa bumvise amakuru bagafata amaraso ngo bakayashyira ku miryango yabo, nabo bararokotse. Kubera iki? Imbaraga zari mu itegeko Imana yari yatanze yuko umuntu wese uzashyira amaraso ku muryango we nta rupfu ruzamugeraho. Uyu munsi rero mwene data udukurikiye, birashoboka ko ibintu by'Imana nawe utabyumva, ariko naje kukubwira ngo iyi Pasika turiko turiziriza harimo amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo yatanze ku musaraba. Nawe iki kimenyetso cy'amaraso nikitakubonekaho, uri mu kaga gakomeye cyane. Reka nkubwize ukuri, uri mu kaga gakomeye cyane, kuko amaraso ya Yesu niyo abasha kutwoza ibyaha yonyene gusa. Hari amadini amwe namwe bagitanga ibitambo, bagikora imirimo myiza kugira ngo babashe kuba bari gw'ibyaha. Reka nkubwire, amaraso ya Yesu Kristo yonyene gusa niyo yabasha kudukuraho ibyaha byacu byose.
marayika amanutse aza gusanga Mariya, yaramubwiye ngo uzatwita umwana w'umuhungu, uzamwite Yesu, ngo kuko nguyo ngo niwe uzakiza ibyaha by'abari mu isi. Niba uzi kuri mu isi, niba uzi ko utuye muri iyi si, hari umuntu waje gukiza ibyaha by'abari mu isi, ni umwami Yesu Kristo. Niwe wenyine waje gukiza ibyaha by'abari mu isi. Uyu munsi rero uracyafite amahirwe nawe yo guserebrana natwe ibya Pasika, ibyo gupfa no kuzuka by'umwami wacu Yesu Kristo. Uracyafite amahirwe mwene data yo kwinjira mu mugabane w'abana b'Imana. Iki kimenyetso cy'amaraso ya Yesu nawe kikubonekeho, wakira imbabazi z'Imana, wakira ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana bukubohore, bukuvane mu byaha, bukuvane mu mwijima, bukuvana ahantu Satani yaguteretse. Ubuntu bw'Imana buracyahari ku buzima bwawe. Haleluya. Navuze ngo ndavuga ibintu bibiri: kwibuka urukundo Imana yadukunze no gushishikariza abandi, haleluya, gusobanukirwa iby'urukundo rw'Imana Imana yatugiriye muri Kristo Yesu. Reka dusome muri Yohana igice cya 3, turahera ku murongo wa 14. Ahangaha nagira ngo naho tuhasome tugendane, ubundi tuze gusenga mu izina rya Yesu. Yohana igice cya 3 duhere ku murongo wa 14. Haleluya. Ijambo ry'Imana rivuga ku murongo wa 14 ngo kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa. Imana ishimwe cyane. 15 kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Ngo nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu. Aya n'amateka yabaye kera, nubwo bayagaruye mu isezerano risha, ni ukugira ngo batwereke ko ibyabaye mu butayu n'uyu munsi bishobora kuba ku buzima bwacu. Abisirayeli bacumuye ku Uwiteka, bari mu butayu baritotomba, Uwiteka bohereza inzoka zirabajya pe. Ariko batakiye Imana, Imana ibwira Mose ngo cura inzoka, nurangiza uyimanike ku giti hejuru. Umwisirayeli wese uzarambura amaso kuyireba. Imana ishimwe cyane. Umuntu wese uzarambura amaso akareba iriya nzoka iri ku giti azakira, ntabwo azapfa. Imana ishimwe cyane. Kandi koko niko byagenze. Mose yacuze inzoka arayimanika, abantu bose bayirebye babonye ubugingo. Noneho Yohana rero arabikotinga, arabizana, arabitubwira ngo nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, ngo niko n'umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa. Yesu yaramanitswe, Yesu yarahambwe ku musaraba kugira ngo nawe ubashe kumureba uyu munsi. Bibiliya yavuze ku murongo wa 15 ngo kugira ngo umwizera wese abone ubugingo buhoraho. Uyu munsi ufite ubuzima, ariko ntabwo ari ubuzima bw'iteka. Niba udafite Yesu, niba utasobanukiwe ko Yesu yapfuye kubera wewe, nta bugingo buhoraho ufite. Ushobora kuba uri mu isi rwose, utuye mu nzu nziza, ugendera mu modoka nziza, ariko nta bugingo bw'iteka ufite kubera ko utarasobanukirwa Yesu. Icyo Imana igusaba uyu munsi mwene data unkurikiye, niba uriko uriziza Pasika nk'abandi ariko utarasobanukirwa urukundo rw'Imana, ukwiriye gutera intambwe ya mbere yo kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ukwiriye gusobanukirwa urukundo Imana yagukunze muri Kristo Yesu. Haleluya. Akomeje ku murongo wa 16 aravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atanimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Uyu murongo abantu benshi barawuzi, yewe n'abantu batemera iby'Imana, wenda banyuze muri za Sunday school, barazi kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi. Ariko ibyo ntago bihagije kubimenya, ugomba gutera intambwe yo kubyizera. Va mu bantu babifite mu bumenyi gusa, ahubwo ubyizere bibe mu buzima bwawe. Kumenya umurongo ntacyo bimaze gusa, ariko byizere bibe mu buzima bwawe mwene data. Byizere, kuko umuntu wese wizeye Yesu ngo Imana yamuhaye ubugingo buhoraho. Umva rero akaga gahari ku murongo wa 17 ngo kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi ho iteka, ahubwo yabikoze kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Ngo umwizera ntazacigwaho iteka, utamwizera amaze gucigwaho iteka kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana. Now, kwizera Yesu biduhesha ubugingo, ariko kutamwizera tumaze gucigwaho iteka.
hari abantu bagenda baraciriweho iteka kubera gusa kutemera kwizera izina ry'umwana w'Imana. Hari abantu bategereje ngo iteka ngo tuzaricigwaho ngo umunsi ngo w'urubanza. Nibyo, hari umunsi wa rusangi uhari, ariko mu isi y'umwuka ukuntu Imana ireba abantu bari mu isi, ibareba muri kategori ebyiri. Ireba abantu bizeye n'abatarizera. Ushobora kuba uri muri kategori y'abizeye babonye ubugingo, cyangwa uri muri kategori y'abatarizera bamaze gucigwaho iteka. Uracyafite amahitamo mwene data uyu munsi yo kwizera Yesu. Muri Pasika turimo, wizere Yesu kubera ko Yesu yaje kubera wewe. Yesu yatanze ubuzima bwe kubera wewe. Ukwiriye kumwizera uyu munsi kugira ngo nawe aguhe ubugingo buhoraho. Umurongo wa 19 aravuga ngo uko gucigwaho iteka nuko umucyo waje mu isi, abantu bagakunda umwijima kurutisha umucyo, babitewe nuko ibyo bakora ari bibi. Abantu bahisemo gukora ibibi, bahisemo kujya mu byaha, bahisemo kugira ubugome, bahisemo kugira uburiganya, abantu bahisemo gusambana, bahisemo kunywa ibiyobyabwenge, banga kwakira umucyo. Mwene data, koko wemere wicwe n'ibyaha, wemere wicwe n'ibyaha, kandi Kristo yaraje mu isi kubera wewe. Wemere Satani yangiriza ubuzima bwawe. Urubyiruko munkurikiye nona, wemere Satani koko yangiriza ubuzima bwawe mu biyobyabwenge, kandi Yesu yaraje kugira ngo acungure ubuzima bwawe. Mwene data unkurikiye, ukoko wemere Satani agutware mu busambanyi hirya no hino, wemere Satani agutware mu bapfumu no mu barozi, wemere Satani koko ategeka umutima wawe akujyane mu kwica abantu no mu kuroga, wemere koko Imana yaratanze Kristo kugira ngo acungure ubuzima bwawe. Uyu munsi niwumva icyo umwuka wera ari kukuganiriza, ndagusaba kugira ngo uhindure ibitekerezo. Yesu aracicaye ku ntebe y'imbabazi, ateze ibiganza. Ubwo abandi bari kwizihiza Pasika, nawe uyu munsi waza muri urwo rukundo rw'Imana ukinjiramo. Yesu akubabarira ibyaha byawe, Yesu aguha ubugingo buhoraho. Yesu yaje ku bwawe, Yesu yaje ku bwanje, kandi nk'uko nabivuze byamusabye ikiguzi kinini cyane, ariko ibyo byose yabikoze kubw'urukundo urukundo agukunda. Nta undi muntu n'umwe hano ku isi nawe wabasha kugukunda nk'uko Yesu yagukunze. Nawe niyo yaba umubyeyi wawe, niyo yaba umugabo wawe, niyo yaba umugore wawe, niyo yaba umwana wawe, nta muntu n'umwe wabasha kugukunda nk'uko Yesu yagukunze. Nawe Kristo wenyine niwe wagaragaje urukundo ruhebuje. Rero ndagusaba mwene data unkurikiye nonaha kugira ngo uyu munsi ugarukire Imana. Uyu munsi ugarukire Imana kugira ngo Imana yongere ikwakire. Yohana 15:13 Bibiliya ivuga ngo ntawe ufite urukundo ruruta ubw'umuntu upfira inshuti ze. Nawe umuntu wemera gupfa mu kibanza cyawe. Mwibuke Bibiliya iratubwira mu gitabo cy'Abafilipi ngo Yesu yarasangiye kamere n'Imana mu ijuru, yarafite icyubahiro gikomeye, yarafite icyubahiro. Mwene data, ushobora kuba utabizi, yari kwigubira mu ijuru akicara, ariko ngo yaravuze ngo ntabwo nkwiriye kugundira iki cyubahiro mfite. Mu isi hari abantu bari gupfa, mu isi hari abantu bari kurimbuka. Oya, reka manuke ngende mu isi, nje gucungura abari mu isi. Yesu yabikoze kubera urukundo. Ntabwo yarashonje, ntabwo yari afite inzara, ntabwo yari afite ubukene, icyubahiro yari agifite, gukomera yari agufite, ariko aravuga ngo ibi byose ndabyiyambuye, ndamanutse mu isi, nje gupfa kubera abantu bari mu isi. Yesu yabikoze ku bwawe. Icyama uyu munsi ukagendera mu rukundo rw'Imana. Abefeso 5:2 Bibiliya ivuga ngo kandi mugendere mu rukundo nk'uko Kristo yadukunze, akatwitangira kuba ituro n'igitambo cy'Imana n'umubabwe uhumura neza. Ibi ni by'Imana idusaba. Niba Kristo yaraducunguye, niba Yesu yaraducunguye, natwe ngo tugendere mu rukundo. Tugendere mu rukundo rw'Imana. Emera kugira ibintu usiga,
emera kugira ibintu ureka, emera kandi ntacyo uzaba, kuko Yesu nawe hari ibyo yemeye kureka. Ariko nyuma y'ibyo byose Bibiliya tubwira ngo Imana ngo yamuhaye izina riruta andi mazina yose, kuko hari ibyo yemeye kureka. Natwe uyu munsi tugira ibyo dusiga, tugira ibyo tureka, tugendere mu rukundo rw'Imana kuko ijambo ry'Imana ridusaba. Ntabwo wakwakira agakiza, ntabwo wakwakira Yesu ngo ukomeze kugendera mu buzima bwa kera. Oya, ntabwo wakwizera Yesu ngo ukomeze kugendera mu buzima bw'ibyaha. Ntabwo wakwakira Yesu ngo ukomeze kuba uko wari umeze kera. Ubuzima bwawe bugomba guhinduka, kuko nicyo cyazanye Yesu, ni ukugira ngo aduhindure, atuvane ahantu Satani yaduteretse, aduhe ubugingo buhoraho. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Reka nsoreze kuri kino cyanditswe cya nyuma kiri muri Yohana. Tuzakomeza wenda n'ahandi tuzagenda twumva ibya Pasika, ariko ukomeze gutekereza ku rukundo Imana yagukunze mwene data. Ukomeze gutekereza igitambo gikomeye Imana yatanze, urukundo ruhebuje Imana yadukunze. Haleluya. Nyuma rero gusobanukirwa ibi byose, umva uko iri jambo rivuga muri Yohana wa mbere igice 3:16. Hari Yohana 3:16, hakaba na Yohana wa mbere 3:16. Bibiliya avuga ngo iki nicyo kitumenyesha urukundo icyari cyo, ngo nuko Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu. Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu. Arangije rero ngo aradusaba ngo natwe ngo ikidukwiriye nuko twatanga ubugingo bwacu ku bwa bene data. Iki nicyo kidukwiriye, nuko dutanga ubugingo bwacu ku bwa bene data. Niba bigusaba kutabesha kugira ngo umuntu akizwe, tanga icyo kiguzi cyo kutabesha kugira ngo agire umuntu akizwa. Niba bigusaba kutajya ruswa kugira ngo umuntu mukorana nawe amenye by'ukuri ko wakijijwe, tanga icyo kiguzi cyo kutajya ruswa. Uyireke nk'umukristo n'ubundi ntabwo ubyemerewe, kugira ngo hagire undi muntu ukizwa ubona ubugingo. Yesu yaravuze ngo nitwamwizera ngo muri twebwe ngo hazavamo imbizi z'ubugingo. Uri umuntu utanga ubugingo, kuko nawe ufite ubugingo kuko wakiriye Yesu. Haleluya. Uyu munsi wongere kandi usobanukirwe urukundo rw'Imana. Hari abantu benshi bagutegereje hano hanze, hari abantu benshi bagomba kukwigiraho iby'urukundo rw'Imana, hari abantu benshi bagomba kukwigiraho iby'agakiza, hari abantu benshi bakwitegereza bakakureba. Mwene data, iyi si ikeneye abantu basobanukiwe iby'urukundo rw'Imana, bakabibamo, bakabihagararamo, bakabigenderamo, kugira ngo nabo babashe guhindukirira Imana. Imana itugirire neza kandi Imana iduhe umugisha. Shobora kuba mvuze ibintu byinshi, ariko ndabizi ko ari ikintu kimwe cyangwa bibiri wasobanukiwe muri uyu mwanya. Usobanukirwe urukundo rw'Imana kandi nawe urushishikariza abandi, kugira ngo nabo babashe kumenya Imana no kwegera Imana. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge, dushime Imana kubw'urukundo Imana yadukunze muri Kristo Yesu. Icya kabiri, tuze no gusengera abantu batarasobanukirwa iby'urukundo rw'Imana, batarakira agakiza, nabo tubazamura imbere y'Imana, kugira ngo nabo Imana ibishurire, ibiyereke nk'uko natwe yatwiyeretse, ikatugirira neza. Nabibasange, kandi ndabizi mu muryango wawe hari abatarakizwa, mu nshuti zawe hari abatarakizwa, mu bo mukorana hari abatarakizwa. Nabo bategereje kugira ngo Imana ibagende, tubasengere, tubinyingire muri Pasika, urukundo rw'Imana rubasange kandi rubagote mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu. Turagushimiye kuri Imana idukunda, kandi uri Imana y'imbaraga, uri Imana y'ubutwari. Wagize neza kuduha Kristo, wagize neza kuducungura, kuko ntabwo byari gushoboka na gato mwami ko twebwe abana b'abantu twikiza cyangwa se ngo twikure mu kaga Satani yaradusizemo cy'icyaha. Turagushimiye ko uyu munsi waduhinduye kuba abana b'Imana. Turagushimiye ko waduhinduye ibyaremwe bishya muri Kristo Yesu, uduha ubugingo buhoraho. Uyu munsi dufite ibyiringiro ko nituva muri iyi si tuzabana nawe mu ijuru iteka ryose. Turabigushimiye mwami Imana.
nanone turasengeye abantu batarasobanukirwa iby'urukundo rwawe, batarasobanukirwa iby'agakiza. Ijambo ryawe ryatubwiye ngo abatarakwizera ngo bamaze gucigwaho iteka. Mana, tukweretse bene wacu batarakizwa, tukweretse abavandimwe bacu, tukweretse inshuti zacu, tukweretse abo dukorana, abo twigana, abo tugendana Mwami, batarasobanukirwa iby'urukundo rwawe Mwami. Reka iyi Pasika turi kuvuga, yo haleluya, kugira ngo nabo Mwami ubagenderere, ubasobanurire iby'urukundo rwawe Mwami, maze ubaha agakiza, ubabarira ibyaha, ubabohore Mwami Imana, basobanukirwe urukundo rwawe, basobanukirwe imbaraga zawe Mwami Imana. Ndagushimiye Mwami Imana. Reka Mwami, ubwo twibuka ko wapfuye ukazuka, uzure n'ibyacu byapfuye, uzure imibiri yacu iri mu ingwara, uzure ubuzima bwacu biri mu bukene, uzure buri kintu cyose umwanzi Satani yasenye mu buzima bwacu. Ijambo ryawe riratubwira muri Yohana wa mbere 3 ku murongo w'8 ngo icyatumye umwana w'Imana ahishurirwa ngo kwari kugira ngo amareho imirimo y'umwanzi Satani. Ndasenze kugira ngo imirimo y'umwanzi Satani yose ikigaragara mu buzima bwacu uyimareho muri Pasika, muri uyu muzuko, umareho imirimo yose y'umwanzi Satani yagaragaje mu buzima bwacu, uyimareho mu izina rya Yesu. Abagwayi bahe gukira ingwara z'ubwoko bwose, amaserire y'imibiri yapfuye uyirememo ubuzima mu izina rya Yesu. Abagwaye ingwara zitandukanye ubahe gukira muri uyu muzuko, imibiri yabizuki be mizima mu izina rya Yesu. Abafite ibyifuzo bitandukanye Mwami, reka muri Pasika bagendererwe nawe, wongera ureme umunezero, wongera ureme ibyishimo mu miryango, mu matorero, mu bihugu byacu, wongera ureme andi mashimwe mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Uwiteka Mana igira neza. Ndagushimiye kuri Imana ikomeye, ndagushimiye kuri Imana ihambaye. Umugisha abantu bose badukurikiye nona n'abazadukurikira, ubaho umugisha, umugisha itorero za Ntempo Kimironko, umugisha abakristo bose, umugisha abashumba bacu, buri muntu wese Mwami Imana uri bwumve ijwi ryacu, umugisha kandi umugirire neza. Urakoze Mwami Imana. Reka icyubahiro gikomeze kubicaho ubu n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo dusenze kandi dushima, amen. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza. Mwakoze kubana natwe, musangiza abandi link kugira ngo nabo bakomeze guhabwa umugisha. Mugire ibihe byiza kandi tubifurije Pasika nziza. Shalom shalom.